benshi batunguwe abandi nabo kubyakira birabagora nyuma y'uko abaturage bo mu karere ka Gatsibo bakomeje kuvuga ko hari inka yabyaye igisa nk'abantu ngo kandi iyo nka ngo ikaba yarasambanyijwe n'umugabo cyangwa nyirayo. Ibikomeje kugenda bigarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Mbese koko ibi ngibi byatumye abantu bose batangira kubyibazaho nyuma y'uko babonye inka yabyaye ibisa nk'abantu, koko byaba ari byo? Ese koko ayo makuru yaba yarabayeho? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo ugiye gusobanukirwa hano kuri KN Radio. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye nyuma yo kumva abaturage batuye mu karere ka Gatsibo bavuga ko hari umugabo wasambanyije inka ubundi akayitera inda ubundi ikabyara ibisa nk'abantu. Koko niba koko ayo makuru yatangajwe n'abo baturage yaba ari ukuri, turagusabye gukomeza gukurikira KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru birimo biribaza koko niba amakuru arimo aratangazwa n'abaturage batuye mu karere ka Gatsibo koko niba ibyo bavuga ari ukuri cyangwa ari ibinyoma cyangwa ari ibihuha. Gusa harimo n'abavuga ko buriya igihuha nacyo ari igihe kiba gifite source cyangwa nacyo kiba ari inkuru. Ibi rero tubivuze nyuma y'uko bano baturage bavuga ko hari umugabo wari ufite inka, ubundi iyo nka akayifata akayisambanya, ubundi akayitera inda, yajya kubyara ubundi ngo ikabyara abana cyangwa utunyana dusa nk'abantu. Ibikomeje rero kugenda bigarukwaho n'abatuye mu karere ka Gatsibo ndetse n'abatuye mu gihugu cy'u Rwanda bagaruka kuri iyo nkuru cyane cyane ikomeje kurikoroza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda. Kuva kuri uyu wa gatanu w'iki cyumweru gishize nibwo mu kagari ka Karambi mu murenge wa Ngarama mu karere ka Gatsibo bamwe mu baturage baho bakomeje gukwirakwiza inkuru y'inka yabyaye ibintu bisa nk'abantu. Hari amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru Igicumbi News dukesha ino nkuru, aho yavugaga ko bamwe mu baturage bavugaga ko iyo nka ikimara kubyara nyirayo yahise agira ubwoba ubundi arayibaga, arangije ayiha abaturage ubundi barayirya. Abaturiye aho byabereye babwiye kino gitangazamakuru dukesha ino nkuru ko iyi nka yabazwe kugira ngo itazazana umuzimu mu muryango w'uyu muturage. Ngo gusa abayibaze ndetse n'abayiriyeho bose bahise batabwa muri yombi. Bamwe mu baturage babwiye itangazamakuru ko bishoboka ko ibyabaye kuri iyi nka byaba byaratewe no kuramburura cyangwa kubyara igihe kitageze. Aya makuru yose yatangajwe n'aba baturage Aya makuru yose yatangajwe n'aba baturage. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngarama yayise ibihuha, avuga ko ibyo nta byabaye ahubwo byakwirakwijwe n'abaturage kugeza ubu bakirimo gushakishwa kugira ngo babanze bigishwe ubundi babigishe ko gukwirakwiza igihuha atari byo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngarama Verisiye mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yagize ati ayo makuru ntabwo ariyo twarabikurikiranye tukimara kubyumva, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo kuko twasanze ari amakuru y'ibihuha. Bamwe batangiye bavuga ko byatangiriye mu murenge wa Katabagemu muri Nyagatare, abandi bakavuga ko muri Nyagihanga
biranga biza no muri Ngarama. Tugiye kubona birananditswe mu bitangazamakuru, dushakisha suruse ngo tumenye ese byabereye mu wuhe mudugudu, ese byabaye kwande, kandi twebwe amakuru y'imidugudu yacu tuba tuyazi. Twanaganiriye n'abayobozi b'imidugudu bose baraduhakanira ko ntabwo byigeze bibaho muri ako karere ka Gatsibo. N'ibindi bavuze ngo imitavu ibiri yavutse bayizanye kuri hospitali, ibyo bintu ntabiriho kuko nta kesi bigeze bakira. Ikindi ngo Nyirinka yarayishe, abayiriye batabwa muri yombi, nabwo ntabwo ari byo kuko na RIB ubu turi kumwe nayo, iyo kesi ntayabaye. Ibyo bintu byose rero nta hantu bifite bihuriye, ni ibintu byo kubuza abaturage umurongo gusa. Uyu muyobozi w'uyu murenge yasabye abaturage kandi kwirinda gutanga amakuru adafite ishingiro kuko byangiza iterambere ry'abaturage mu rugendo rwabo rw'iterambere. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru ikomeje gukwirakwizwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, yaho mu karere ka Gatsibo abantu bose bacitse ururondogoro nyuma y'uko inka yabyaye ibisa nk'abantu. Ibikomeje kugenda bigarukwaho n'abantu benshi bavuga koko niba ibyo bintu koko abo baturage bavuze ari byo gusa. Hari n'abaturage nabo babisobanura, abo nabo bavuga ko ibi ari ukuri, ko iyo nka yabyaye igisa nk'abantu, nuko ubuyobozi butabyemeza ngo ariko ayo makuru ari ukuri. Ndagushimiye wowe twabanye muri iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhite ukandaho, n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze kubyumva, fata iyi nkuru uyisangize abandi kugira ngo nabo bumve aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Kandi ntugende utaduhaye igitekerezo cy'uko ubona uko ibintu byacu bimeze ndetse n'icyo tugomba guhinduramo. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.